Abanyarwanda baravuze ngo nyamwanga iyo byavuye yagize gute? Yimye uwamuhaye. Yesu ashimwe. Siko uyu mugani mutayizira. Yesu ashimwe. Sema haleluya. Nabibagirwa ko Imana ariyo yabahaye wamugisha. Yesu ashimwe. Kandi niyo mpamvu yarababwiye ngo muziri. Imana irababwira ngo nuramukugeze muri icyo gihe amafaranga yaje, ubutunzi bwaje, imikumbi yagwiriye, amasha yagwiriye, iraba ngo ntuzibagirwe hahandi kwa Farawo wari hehe mu nzu y'uburetwa. Tugiye gusoma mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri ibice byaho n'umunani uhereye ku murongo wa 11 kugera kwa 18. Gutegeka kwa kabiri ibice byaho umunani umurongo wa 11 kugera kwa 18. Nyuma yaho turahava dusome mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka ibice 16 umurongo waho wa mbere kugera ku murongo wa 8. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka ibice byaho 16 umurongo wa mbere kugera ku wa 8. Turaherukira muri Malaki wenda nubwo tuza kwifashisha indi mirongo itandukanye. Imana duhana umugisha. Rero tugiye gutangira mu gutegeka kwa kabiri ibice byaho 8 umurongo waho wa 11 kugeza n'umurongo wa 18. Hari amagambo avuze uko aravuze ngo wirinde ntuzibagirwe Uwiteka Imana yawe ngo utitondera ibyo yategetse n'amateka yayo ngutegeka uyu munsi. 12. Numara kurya ugahaga, ukamara kubaka amazu meza ukayabamo, inka zawe n'imikumbi yawe n'ifeza zawe n'izahabu zawe n'ibyo ufite byose bikaba bigwiriye. 14. Uzirinde umutima wawe we kwishyira hejuru ngo wibagirwe Uwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'uburetwa. 15. Ikakuyobora inzira ica muri bwa butayu bunini buteye ubwoba burimo inzoka z'ubusabwe butwika na skoropiyo n'ubutaka bugwengeye butarimo amazi, ikagukurira amazi mu gitare kirushaho gukomera. 16. Ikakugaburira manu mu butayu iyo basokuruza banyu batigeze kumenya, kugira ngo igucishe bugufi ikugerageze ibone uko izakugirira neza ku iherezo ryawe. 17 na 18. Niba Bibiliya ari iyawe nushaka wasurinye. Uzirinde we kwibwira uti imbaraga zanjye n'amaboko yanjye nibyo byampesheje ubu butunzi, ahubwo uzibuka Uwiteka Imana yawe. Haleluya. Kuko ariyo iguha imbaraga zikuronkesha ubutunzi kugira ngo ikomeze isezerano yasezeranije indahiro na basogokuruza banyu nk'uko irikomeza muri iki gihe. Kansubira mu murongo wa 17 n'uwa 18. Uzirinde we kwibwira uti imbaraga zanjye n'amaboko yanjye nibyo byambesheje ubu butunzi. 18. Ahubwo uzibuka Uwiteka Imana yawe kuko ariyo iguha imbaraga zikuronkesha ubutunzi kugira ngo ikomeze isezerano yasezeranije indahiro na basekuruza banyu nk'uko irikomeza muri iki gihe. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka ibice byaho 16 umurongo waho wa mbere. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka ibice byaho 16 umurongo waho wa mbere turashyika ku murongo wa 8. Haravuze ngo kandi abwira abigishwa bati hariho umuntu wari ufite igisonga cye bakimuregaho ko cyayi ibintu bye. Aragihamagara arakibwira ati ibyo nkumvaho ni ibiki? Murikira
ibyo nakubikije kuko utagikwiriye kuba igisonga cyanjye. Icyo gisonga kiribwira kiti ko databuja ari bunyage ubutware bwanjye, nkaba ntashobora guhinga, nkagira isoni zo gusabiriza, ndagira nte? Have nzico nzakora kugira ngo nimara kunyagwa bazandaze mu mazu yabo. Ahamagara ufite umwenda wa shebuja wese, abaza uwa mbere ati harya databuja akwishyuza iki? Aramusubiza ati inshuro 100 z'amavuta ya elayo. Nawe ati enda urwandiko rwawe, wicare vuba wandike 50. Maze abaza undi ati harya wishyuzwa iki? Aramusubiza ati inshuro 100 z'amasaka. Aramubwira ati enda urwandiko rwawe wandike 80. Nuko shebuja ashima icyo gisonga kibi kuko cyakoze iby'ubwenge, kuko abana b'iyi si ari abanyabwenge mu byo ku ngoma yabo kuruta abana b'umucyo. Tugiye gusoma mu gitabo cy'umuhanuzi Maraki, niturangiza twicare. Igitabo cy'umuhanuzi Maraki, igitabo cy'umuhanuzi Maraki, ibice byaho 3. Turahera ku murongo wa 17 tugere ku murongo wa 12. Igitabo cy'umuhanuzi Maraki, ibice byaho ni 3, uhereye ku murongo wa 7 kugera ku wa 12. Kadusome, ndatekereza mwahageze. Uhereye mu bihe by'abasogokuruza banyu muhora muteshuka mukareka amategeko yanjye, ntimuyitondere, nimungarukire nanjye ndabagarukira, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Nyamara murabaza muti tuzagaruka dute? Mbese umuntu yakwima Imana ibyayo? Ariko mwebweho mwarabinyimye. Nyamara murabaza muti twakwimye iki? Mwanyimye imigabane ya 1/10 n'amaturo. Muvumwa wa muvumo, kuko ishyanga ryose uko mungana mwanyimye ibyanjye. Nimunzanire imigabane ya 1/10 ishyitse, mubishyire mu bubiko bw'inzu yanjye ibimo ibyo kurya. Ngaho nimubigeragereshe, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Murebe ko ntabazabagomorera imigomero yo mu ijuru, nkabasukaho umugisha mukaburaho muwukwiza. Nzahana indyanyi nyibahora, nzahana indyanyi nyibahora, ntizarimbura imyaka yo mu butaka bwanyu, kandi n'imizabibu yanyu ntizaragarika imbuto mu murima igihe cyawo kitaragera, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Kandi amahanga yose azabita abanyamahirwe, kuko muzaba igihugu kinezeza, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Twakire neza ijambo ry'Imana. Reka twicarire, wenda handi ndaza kujya yenda nyaruka nsoma nyurayo kugira ngo tubashe kumenya icyo Umwami Imana adushakaho. Imana ishimwe. Tugiye kuganira ku ijambo nahaye umutwe uvuga ngo igisonga cyiza gikiranuka kuri sebuja. Yesu nashimwe cyane. Igisonga cyiza gikiranuka kuri sebuja. Imana ishimwe. Aya magambo rero ni Imana yashyize ku mutima kugira ngo tuganireho. Twenda turaza kureba n'ingingo nkuru ziri muri aya magambo. Tuza kugarukaho, turagaruka ku ngingo ebyiri. Ingingo ivuga ku kuramya no guhimbaza. Yesu ashimwe. Ariko umutwe w'amagambo cyangwa se icyigisho nyamukuru ni ahangaha kizingiye kuvuga ngo igisonga cyiza gikiranuka kuri sebuja. Yesu ashimwe. Igisonga ubundi ni iki? Kamanze wenda mvugaho gato ku gisonga. Igisonga ni umuntu ufite ibintu runaka ahagarariye. Yesu ashimwe. Ariko ibintu ahagarariye ntabwo ari ibye.
hari undi muntu uri hejuru ye nyirabyo. Yesu ashimwe. Mu mvugo y'iki gihe cyangwa se abanyamahanga baravuga ngo ni manager. Imana ishimwe. Ni ukuvuga ngo rero igisonga, niba mwibuka neza Yosefu ubwo yarageze kwa Potifari. Yesu ashimwe. Potifari ngo yaramufashe amugira igisonga gikuru cyo mu rugo rwe. Ni ukuvuga ngo Potifari yari afite abagaragu benshi, Potifari yari afite ibintu mu rugo, ariko Yosefu niwe wenyine wari ushinzwe kugira gute, kubigenzura. Niba mwibuka neza ubwo nyirabuja yamugeragezaga, Yosefu yaramubwiye ngo databuja nta kintu yanyimye muri uru rugo. Amwanga ariko wowe ntabwo yigeze agira gute, akuru. Yesu ashimwe. Rero igisonga ni umuntu uhagarariye ibintu ariko by'undi muntu. Bivuga ngo igihe sebuja w'igisonga cyangwa se uyoboye igisonga abwiye igisonga cyangwa se akeneye ikintu muri bya bintu bye, igisonga ntabwo kizuyaza kuko ni nyirabyo. Yesu ashimwe. Niyo magambo rero nifuje ko tuganiraho, nubwo n'imbanje gusobanura ku gisonga gatoya, ariko aho twahereye ni mu gitabo cyanditswe n'umugaragu w'Imana Mose cyitwa mu gutegeka kwa kabiri. Twatangiye ku magambo ngo wirinde, ntuzibagirwe Uwiteka Imana yawe n'amategeko yayo ngutegeka uyu munsi. Yesu ashimwe. Mose ni umwe mu bantu bagendanye n'Imana, kandi Imana imuhagurutsa kugira ngo ayobore ubwoko bwabo. Noneho irangije imuha amategeko. Mose ni umwe mu bantu bashoboraga kwigisha Abisirayeli amategeko y'Imana. Niyo mpamvu yatangiye ababwira ngo rero uzirinde, ntuzibagirwe iki, Uwiteka Imana yawe n'amategeko yayo ngutegeka uyu munsi. Ngo kandi ntuzibagirwe Uwiteka Imana yawe ngo yagukuye mu nzu y'uburetwa hehe, kwa Farawo. Imana ishimwe. Mbwira umuntu mwegeranye ngo ntuzigere wibagirwa aho Imana yagukuye. Niyo mpamvu Abanyarwanda bavuze ngo uwibagiwe iyo ava ntamenye agira ate iyo ajya. Yesu ashimwe. Ongera umubwira ngo ntiwibagirwe aho Imana yagukuye. Aramubwira ngo uzirinde, numara kugenda ukagera mu gihugu cy'amasezerano, numara kugenda ukagera mu gihugu cy'amasezerano, ukarya ugahaga, ifeza ukazibona, izahabu ukazibona, ubutunzi bukaza, ntuzibagirwe Uwiteka Imana yawe yagukuye hehe, mu nzu y'uburetwa. Ngo kandi ntuzigere wibagirwa ngo rwa rugendo rwawe rwo hahehe, rwo mu butayu. Imana ishimwe ko tukihibuka. Hari abantu bakibuka urwo rugendo rwo mu butayu ngo bazamure haleluya twumve. Uru rugendo rwo mu butayu ruzarangira, igihe cyo gutungwa n'amanu kizarangira, nanjye ninjire muri Kanani yanjye maze nduhuke. Nzogera ku cyo yavuze, nzogera naho yambwiye, kuko Imana atari umuntu wibeshye. Iyo ivuze biraba, yategeka bigakomera, ifite ijambo rya nyuma kuri jye. Haleluya! Sema haleluya! Imana irababwira ngo nuramuka ugeze muri icyo gihe, amafaranga yaje, ubutunzi bwaje, imikumbi yagwiriye, amasha yagwiriye, iraba ngo ntuzibagirwe hahandi kwa Farawo wari hehe, mu nzu y'uburetwa. Yesu ashimwe.
nawe kandi ntuzigere wibagirwa rwa rugendo rwo mu butayu kwari aho wageze nagukurira amazi hehe mu gitare. Ntuzigere wibagirwa urwo rugendo ko imyambaro yawe itigeze igira gute igusaziraho. Imana ishimwe. Imana isa nk'ibasubije inyuma iravuga ngo bibuke. Yesu ashimwe. Nawe usubire inyuma wibuke. Nanjye ndibutse. Bibuka nageze muri umujyi wa Kigali nambaye ipantaro yo kurarana na silipa. Yesu ashimwe. Ntabwo nshobora kwibagirwa Imana rero yankuye aho hantu. Mpamvu rero Imana iteka ihora ikora ku bwenge bwa muntu imubwira ngo ntuzibagirwe cya gihe. Imana ishimwe ko natwe tukihibuka ko hari Imana yadukuye. Noneho 17 uravuga ngo wirinde we kwibwira mu mutima wawe. Yesu ashimwe. Ko imbaraga zawe cyangwa se ubwenge bwawe cyangwa se amashuri yawe cyangwa se diplome yawe cyangwa se imiryango uvukamo ifite imbaraga runaka ariyo yaguhesheje iki? Ubwo butunzi. Sema amen. Amen. Umugabo witwa Nebukadinezari yigeze akora ikosa. Imana yaramutoranyije imushyira ku ngoma mu gihugu cyiza kandi gikomeye. Aragenda yubaka Babuloni, ngamaze kuyubaka aricara agereka akaguru ku kandi. Ngarangira aho ngo ikomanga mu gatuza ngaravuga ngo burya Nebukadinezari gize gute ndakomeye ni Babuloni niyubakiye. Ngimana ibyumve ngihita igira uburakari iri mu gihugu cyo mu ijuru. Yesu ashimwe cyane. Ngirangije ihita imwohereza mu ishyamba imyaka 7. Ngaragenda arimara yarisha nk'inka cyangwa se nk'amatungo. Yesu ashimwe. Amen. Niyo mpamvu rero Imana ivuga ngo ntuzigere wirata nguvuga ngo ubwenge bwawe. Yesu ashimwe. Nguvuga ngo amashuri yawe, nguvuga ngo diplome yawe, nguvuga ngo kuko nziranye mvuka muri famiye ifite ubushobozi vuga rikijyana niyo yampesheje ubu butunzi. Yesu ashimwe. Ahubwo 18 aravuga ngo ahubwo uzibuka Uwiteka Imana yawe kuko ari yo iguha imbaraga zikuronyesha iki? Ubutunzi. Yesu ashimwe. Hari umuntu uri muri iri teraniro ushobora kuba yumva ko ibyo yagezeho atari imbaraga ze ahubwo ari imbaraga z'Imana ngo azamure haleluya ko nta kintu bitwaye. Ntacyo yizamurira iya kabiri ubwira ngo yizamurira iya gatatu uri muri teraniro ubwira ngo ndagushimiye kibyo nabonye atubwenge bwanjye. Iyo niyo mpamvu Zaburi yabivuze ngo kuko atari inkota yabo yagize gute yabahesheje kunesha. Imana ishimwe. Haleluya. Amen. Ngahubwo ujye wibuka ko Uwiteka Imana yawe ari iguha imbaraga zikuronyesha iki? Ubutunzi. Sema haleluya. Namwe mushimira Imana ko asanze mugize gute mukibyibuka. Hanyuma rero tugeze muri Luka, nimo ndihuta cyane. Tugeze muri Luka twahasanze igisonga. Ariko biri tugira ngo ni igisonga kibi. Yesu ashimwe. Noneho iki gisonga sebuja yari yarakeguriye ibintu bye byose. Ibintu byanjye ubitegeke ubigenge. Abagaragu uzajya ubaha ibyo kurya, uzajya ubagemera buri kintu icyo ari cyo cyose yari yaragishyize mu maboko y'igisonga. Ariko ngo igisonga ngo kiragenda gitangira kwa ibintu bya sebuja. Yesu ashimwe. Ngira umuntu mwegeranye ngo bigisonga kiza gikiranuka. Ngo gitangira kwa ibintu bya sebuja kibikoresha mu buryo buhabanye nubwo sebuja yamubwiye. Yesu ashimwe. Mwibutse ko nta muntu ushobora kukwegurira ibintu bye ariko ataguhaye kondisiyo y'uburyo ibintu bikoreshwa. Birashoboka. Birashobokara umuntu akagushyira mu bintu bye, akagushyira mu mari ye, akakwiyorera ntaguhe kondisiyo, ntaguha amabwiriza. Yesu ashimwe. Rero bivuga iki gisonga
cyateshutse ku mabwiriza ya sebuja, kirangira ngo gitangira kwa ibintu bya sebuja, kibikoresha mu buryo buhabanye n'ubwo sebuja yagize gute yamubwiye. Yesu ashimwe cyane. Mbwira umuntu mwegeranye ngo umugisha Imana yaguhaye, Yesu ashimwe, ntuzawukoreshe mu buryo buhabanye n'ubwo Imana ishaka. Cyane cyane. Ngo sebuja, ngo irinde ngo abandi bagaragu baragenda batanga amakuru kwa sebuja, baravuga ati burya rero wa muntu weguriye ibyawe abikoresha mu buryo butandukanye n'ubwo yagize gute wamubwiye. Reka mubwire, wari uzi yuko umwuka wera ajya atanga amakuru y'uburyo ukoresha umutungo Imana yaguhaye? Yesu ashimwe. Buri umwuka wera atanga raporo ku munsi, ku mugoroba. Umwuka wera atanga raporo y'uburyo wakoresheje ubusonga Imana yaguhaye. Ubusonga buri mu byiciro byinshi, ariko umunsi nifuje ko tuvuga ku cyiciro kivuga ku butunzi ki Imana yagize gute yaduhaye. Ngo baragenda batanga amakuru, ngo babwira sebuja bati burya rero cya gisonga cyawe weguriye ibintu byawe kibikoresha mu buryo buhabanye. Abigenza gute? Atarabyaye. Abigenza gute? Sabi amafaranga yajyana mu ndaya. Abigenza gute? Sarayasindira. Sebuja ngo abyumva ati nuko bimeze. Yesu ashimwe. Bwira umuntu mwegeranye ngo Imana ifite amakuru y'ukuntu ukoresha ubutunzi bwawe, kuko Mwuka Wera aba yatanze raporo. Yesu ashimwe. Noneho ngo sebuja ahamagarira igisonga, aravuga ati ibyo wumvaho ni ibiki? Ko bariho bambwira ko urimo witwara nabi, none byagenze bite? Igisonga ukirangije gihita cyumva ko amakuru yagize gute yamenwe. Kiranya ngo gihita kigira inama, usa nk'unzamuriramo gatoya. Kirangije ngo kigira inama, kiravuga ati noneho rero ubwo databuja yamenye amakuru yanjye, akamenya ko natangiye kwa ibintu, aragira gute? Agiye kunyaga. Yesu ashimwe. Sema haleluya. Amen. Mbwira umuntu wawe umwegeranye ngo wirinde kugira ngo Imana itakunyaga. Yesu ashimwe. Burya uwaguhaye yashatse no kukunyaga arakunyaga. Uwakugabiye ni ukuri yashatse no kukunyaga agira gute? Arakunyaga. Yesu ashimwe. Igisonga kimenya amakuru, kiravuga ngo noneho ubwo databuja yamaze kumenya amakuru yanjye agiye kugira gute? Agiye kunyaga. Ngo kirangije gihita gihamagara babagaragu, ngo kiravuga ati rero hajya databuja akwishyuza iki? Uwa mbere ngaranye ngo anyishyuza 100 z'amavuta ya Elayo. Umva gitangiye kwicira inzira, kugira ngo ubwo databuja agiye kunyaga ndajyahe, sinshoboye guhinga, ndakorwa n'isoni mu bantu nagize gute nayoboye. Ngo gihita kigira inama, gihamagara abagaragu ati databuja akwishyuza iki? Ngarangije ngaramubwira ati anyishyuza 100 z'amavuta ya Elayo. Ngaramubwira ati noneho rero ufata urwandiko wandikeho 50. Urumva n'ubundi sebuja ntiyarabizi igisonga nicyo cyabaga gifite amakuru. Ati fata urwandiko wandikeho 50. Ajya kuwa kabiri, ambwira ati databuja wowe kwishyuza iki? Ati 100 z'amasaka. Ambwira ati fata urwandiko wandikeho 80. Ngabikora cyo ari uburyo bwo kwishakira inzira, avuga ngo databuja naramuka nyirukanye nzabona aho kuba, nzabona abanyakira. Yesu ashimwe. Ngo sebuja amenya ayo makuru y'igisonga, amenya uko cyabigenje. Ngo arangije nubwo cyari igisonga kibi, ngo ashima inama zacyo, avuga ati kigerageje kugira gute kwirwanaho. Yesu ashimwe. Ngo mbese burya abana b'isi bafite ubwenge bungana gutya gusumbya abana b'umucyo? Yesu ashimwe. Kuko yagerageje kwishakira aho agomba kuba, kuko yari amaze kwirukanwa, none yagerageje yakoresheje ubundi bwenge. Ngo mbese burya abana b'isi bafite ubwenge ku ngoma zabo buruta ubw'abana b'umucyo? Yesu ashimwe. Ariko iki gisonga cyari cyakoresheje umutungo wa sebuja nawe.
noneho twagiye dusoma muri Malaki, nimo ndihuta kugira ngo wenda tuze ko ariho dutinda. Muri Malaki tubona mu bice bitatu byaho twasanzemo aya magambo, Imana ngirimo igira gute, irimo gaya abantu b'Imana, babandi yahaye bya bindi byose, babandi yagabiye bya bindi byose, babandi yahaye ubutunzi, babandi yahaye ifeza, babandi yahaye izahabu, babandi yakuye muri Egiputa. Uri kumva? Bamwe yakuye mu nzu y'uburetwa kwa Farawo, babandi yagendanye nabo mu rugendo rwo mu butayu, ikabaha manu basebuja batigeze kurya, ikabaha amazi yo mu gitare, imyambaro itarigeze basaziraho, inkweto zitarigeze zigira gute zibasaziraho. Noneho ngo igihe kiragera bagera muri cya gihugu cy'amasezerano Imana yagize gute, Imana yababwiye. Yesu ashimwe. Amen. Sema haleluya. Amen. Ariko ibi bintu biri kumvikana, hari bari kubyumva ngo tugire gutya. Imana ishimwe. Ngo bageze muri cya gihugu barajya barahaga, bamera nk'igihe Yosuwa yarageze hehe, yarageze mu gihugu, mwamaze kugira mu gihugu yibagirwa Kalebu, kandi Imana yaragize gute, yaravuganyeho bari kumwe. Ngo bamaze kurya bahaze, ngo bibagirwa Uwiteka, bibagirwa ya mategeko Imana yagize gute, yabaha. Imana yari yarabahaye amategeko menshi, ariko hano wenda twavuze ku kijyanye n'icya cumi n'amaturo. Navuze ngo uhereye mu bihe bya basokuruza banyu muhora muteshuka mukarika amategeko yanjye ntimuyitondere. Yesu ashimwe. Nimungarukire nanjye ndabagarukira, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Nyamara muramubaza muti tuzagaruka duti, mbese umuntu yakwima Uwiteka ibyayo? Ariko mwebwe mwarabinyimye. Nyamara murabaza muti twakwimye iki? Mwanyimye imigabane ya 10% n'amaturo. Gici cyaha Imana yari irimo ishinja Abayuda cyangwa se Abisirayeli hano mu gitabo cy'umuhanuzi Malaki. Yesu ashimwe. Babandi Imana yavanye hahandi, babandi Imana yavanye kwa Farawo mu nzu y'uburetwa, babandi Imana yakuye mu kaga gakomeye, babandi Imana yagendanye nabo mu butayu, baragiye bageze mu gihugu cy'amasezerano, baroroye, inka ziragwiriye, intama ziragwiriye, mikumbi y'amahene iragwiriye, ifeza barazibonye, ubutunzi barabubonye, amafaranga barayabonye, ngo ariko barangije baricara bagereka ko nuruku, kandi bibagirwa amategeko y'Uwiteka. Yesu ashimwe. Noneho ngo Uwiteka ngo amanuka agira gutabashinja, arababwira ati uhereye mu gihe cy'abasokuruza banyu. Urumva Imana isi igera mu bisekuru bya, rero ngo uhereye mu gihe cy'abasokuruza banyu ngo muhora muteshuka ku mategeko yanjye. Noneho ngo batangira kwibaza batese amategeko y'Imana n'ayahe? Yesu ashimwe cyane. Ko tujya mu isabato, ko dusenga, ko twiyiriza ubusa, basa nk'abayobewe. Imana irababwira ngo mwanyimye ibyanjye. Barabaza batese dushobora kwima Imana ibyayo? Ni gute dushobora kwima Imana ibyayo? Imana irababwira ngo mwanyimye 10%, mwanyimye imigabane yanjye, mwanyimye 10%, munyima n'iki? N'amaturo. Yesu ashimwe. Ese wari uzi ko ibi byari mu mategeko y'Uwiteka Imana yari yarabahaye? Gutanga amaturo ku Bisirayeli bwari itegeko ry'iki? Ry'Imana. Hari amaturo agera nko muri 4 Imana yari yarababwiye. Ya mbere ryari icya 10. Icya 10 birashoboka ko wenda hari umuntu ushobora kuba utagisobanukiwe. Icya 10 ni ukuvuga ngo batangaga icya 10 cyo mu myaka y'ibyo bejeje, cyangwa se cyo mu mafaranga bagize gute, babonye. Wenda hari bamwe batajya bashobora kugisobanukirwa, ariko icya 10 ni ukuvuga ngo ni urugero, nimba ukorera umushahara w'ibihumbi 100, niho mfatiye urugero, ni ukuvuga ngo 10
nicyo kiba ari icya cumi cy'Imana. Yesu ashimwe. Ibi rero nibyo Imana yabashinjaga. Ni ukuvuga ngo niba wabaga wejeje ibiro 200 by'ibishyimbo, ibiro 20 cyabaga ari icya cumi cy'Imana. Noneho ngo baragenda ibyo byose baririra, bibagirwa itegeko ry'Imana ko yababwiye ngo mujye muzana imigabane ya 1/10 ishitse mu nzu yanjye. Amen. Yesu ashimwe. Nababwiye ibintu mutashakaga kumva. Yesu ashimwe. Imana irababwira ngo none rero ibyo mwarabiriye, ibyo nimukibizana mu nzu yanjye, niyo mpamvu inzu yanjye itakibamo ibyo kurya. Cumi nigerageje kugisobanura ko ni 1/10. Ni ukuvuga ngo niba ari 100 riba ari iry'Imana. Aya mafaranga cyangwa se ibi bintu bibarwa biti, ni ukuvuga ngo ni amafaranga avuye mu nyungu y'ibyo wungutse. Yesu ashimwe. Sema amen. Amen. Nyungu y'ibyo wungutse ni urugero, ushobora kujya kurangura ukaranguza 100,000, wamara gucuruza ukabona ufite amafaranga 110,000. Ni ukuvuga ngo inyungu ni 100 kuko 10 niyo nyungu, 100 ni igishoro. Yesu ashimwe. Hari uburyo bakigisha uburyo butari bwo, yarangiza wenda ushobora kujya kwaka kredi yo kugira ngo ucuruze. Iyo watse kredi ntabwo yitangira icya 10. Amen. Kredi ntabwo yitangira icya 10 kuko ni amafaranga azishyurwa, ahubwo ibivuye mu nyungu yo kuri ya kredi watse nibyo tugira gute, nibyo utangira icya 10. Yesu ashimwe. Sema haleluya. Amen. Sema haleluya. Nukuvuga ngo kudatanga ituro cyangwa se kudatanga ishimwe cyangwa kudatanga icya 10 ni uguhinyura Imana, ni ugutuka Imana, kubwira ngo nta kintu wakoze. Amen. Yesu ashimwe. Doko ni nko kubwira Imana ngo Mana, nta kintu wakoze ku buzima bwanjye. Noneho hakaba ituro ry'ishimwe. Iryo ni ituro risanzwe rwo gushimira Imana by'ibyo Imana yagize gute, yadukoreye. Yesu ashimwe cyane. Muri yatugiye gushimira Imana, mugabo umwe ngo yigeze arwara ajya kwa muganga. Agiye kwa muganga bamushyira kuri bomboni. Bamushyize kuri bomboni, ku munsi ngo akajya yishyura amafaranga ari mu 200,000 by'umwuka bamuhaye. Mugabo arangije ngo akize, aravuga ati reka mbabwire, ati byonyine gusa uyu mwuka duhumeka, kuko yaratekereje amafaranga yishyuraga umwuka ku munsi. Yesu ashimwe. Imana iramutse iduhaye fagitire y'umwuka duhumeka byonyine, ntitwabona ikintu twishyura. Sema amen. Haleluya. Ese murumva bikwiye ko dukwiriye gushimira Imana? Abandi jewe ku munsi nishyuraga amafaranga 200,000 by'umwuka bampa, kandi iyo barangaraga gatoya ntibawumere ku gihe, nashoboraga kuba nagira gute, nabura ubuzima. None Imana iduha umwuka kuva uri mu nda ya mama wawe uhumeka, muganga yashyira mu byuma by'abakareba akabona urahumeka neza, ugeze ku isi ukaba ugize imyaka 30, ukaba ugize 50, murumva iyo Mana twayishimira gute? Mwayizamura icyubahiro. Haleluya. Sema haleluya. Hari umuntu ugera imbere y'Imana akanezerwa gusa, akumva arabotsa, akumva yagira gute, yatura Imana. Yesu ashimwe cyane. Nkuko ushobora kureba umuntu ukumva uramwishimiye gusa, ukagira gute, ukagira uburyo ki umugabira,
kandi nta kindi kintu yagize gute yakoze. Ariko ibyo bivana n'umutima ufite kuramya Imana mu muntu. Yesu ashimwe. Hakabaho n'imihigo n'ituro bivana n'ibyo umuntu aba yagize gute yarahize. Ese nyankunda guhiga, ariko bivuga ngo niba ujya unahiga ujya ugira gute ujya uhigura. Yesu ashimwe cyane. Sema haleluya. Noneho rero ngo Imana yitegereze mu Bisirayeli ya migisha yose yabahaye, na cya gihugu yarabahaye urubyaro, yarabahaye kororoka, yarabahaye ubutunzi, ngo baragenda bagira gute barabana, bibagirwa aho biva. Yesu ashimwe cyane. Abanyarwanda baravuze ngo nyamwanga iyo byavuye yagize gute yimye uwamuhaye. Yesu ashimwe. Siko uyu mugani mutayizira. Yesu ashimwe. Sema haleluya. Ngo bibagirwa ko Imana ariyo yabahaye wamugisha. Yesu ashimwe. Kandi niyo mpamvu yari yarabwiye ngo muziri ko y'imigisha yose igera ku bantu bayo. Yesu ashimwe. Amagambo aruyumvise. Gutanga icyacumi cyangwa se n'andi maturo yari gahunda igamije gushimangira mu mitekerereze ya muntu ukuri gukomeye, kuvuga ko Imana ariyo soko y'imigisha yose igera ku bantu bayo, kandi ko umuntu akwiye kuyishima kubw'impano zayo nziza ziva ku buntu bwayo. Yesu ashimwe. Urumva gahunda yo gutanga icyacumi bwari uburyo bwo gushima Imana mu mitekerereze ya muntu. Ushima Imana ko imigisha yose yakujeho cyangwa se ufite yavuye hehe ku Mana, kandi bivuye ku mpano zayo. Yesu ashimwe. Amen. Noneho ngo Imana ibitegereze, ibona bagize ubugugu, ibona bimye Imana, irangije Imana ukigira gute ibagaya. Yesu ashimwe cyane. Ibabwira ngo uhereye kera kose muhora mugira gute munteshukaho kuko mwanyimye ibyanjye. Barabaza bati twakwimye iki? Ngo mwanyimye 10% n'imigabane ishyitsi. Irababwira ngo ngaho rero ngo nimubingeragereje. Aha hantu niho honyine Imana ibwira umuntu ngo nayigerageze. Yesu ashimwe cyane. Ku 10 nta handi hantu muri Bibiliya uzasanga Imana ibwira umuntu ngo gerageza. Niba wibuka neza igihe kimwe ngo Yesu Kristo ubwo yaramaze kubatizwa ajyanywe n'umwuka hehe mu butayu, ngo Satani yaramusanze aramugerageza, ngo bigerajya amubwira mu ijambo ry'Imana, aramubwira ngo handitse ngo simbuka, ngo kuko handitswe ngo izagutegekera abamarayika bayo bakuramire kugira ngo udakubita ikirenge ku ibuye. Yesu aramubwira ngo handitse ngo ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Ariko ngo bigere ku 10 bigere ku butunzi, Imana ibwira umuntu ngo noneho rero ngerageza. Yesu ashimwe. Sema amen. Sema amen. Ngo noneho rero bikore nkungerageza, ngo urebe ko ntazaguha iki umugisha. Hari ahantu hagera kuri nka 2 hashobora guturuka umugisha. Umugisha ushobora kuva ku babyeyi, aho ni ahambere. Aha kabiri ni ku Mana. Yesu ashimwe. Imana rero iravuga ngo ngaho nimubingeragereshe murebe ko ntazagira gute ntazabagomorera umugisha, ngo maze mukabura naho mugira gute naho mukwiza. Reka nkubwire, password y'umugisha ni ugutanga. Yesu ashimwe. Password ifungura umugisha w'umuntu no kugira gute no gutanga. Bibiliya iravuga ngo icyo umuntu abiba nicyo agira gute nicyo azatsarura. Ntushobora kubiba amasaka ngo nujya gusarura usarura ibishyimbo, tubishoboka. Niba mbese uharanye umuze, hano hashobora kuba harimo abantu basobanukiye iby'ubuhinzi. Hari umuntu ushobora kubiba amasaka yajya gusarura agasarura ibishyimbo. Yesu ashimwe. Rero ni ukuvuga ngo icyo umuntu abiba nicyo agira gute nicyo asarura. Niyo mpamvu Imana yababwiye ngo nimubingeragereshe murebe ko ntazabagomorera iki umugisha, ngo mwarangiza mukabura naho muwukwiza.
Amen. Haguruka uze hano gato mama. Haguruka uze hano gato nkubwire. Mwereke. Yesu ashimwe. Sa nk'utega ikiganza. Uyu mubyeyi tuvuge ko ngiye kumuha. Siko bimeze? Ariko nubundi ndaguha ntabwo icyo kiganza cyagenda gutyo gusa. Yesu ashimwe. Nukuvuga ngo iteka ikiganza gitanga cyangwa se akaboko gatanga gahora hejuru. Ibintu birumvikana. Sema amen. Nukuvuga ngo akaboko k'umuntu utanga gahora hejuru, ariko akaboko k'umuntu usaba gahora hasi. Bivuga iki? Shatse kuvuga iki muri iyi mesaje? Nukuvuga ngo igihe cyose utanga, igihe cyose utanga waha Imana, wafasha abantu b'Imana, akaboko kawe gahora hejuru. Ariko igihe cyose wari usaba Imana, cyangwa igihe cyose wari usaba udashaka gutanga, akaboko kawe kazahora hasi. Urashaka ko akaboko kawe kaba hejuru? Yesu ashimwe cyane. Niba ushaka ko akaboko kawe kaba hejuru, genda wicara Imana iguhe umugisha. Niba ushaka ko akaboko kawe kaba hejuru, rambura akaboko ugire gute? Utange. Sema haleluya. Bibiliya ivuga ngo nimubingeragereshe murebe ko ntazabagomorera iki? Umugisha. Imana ishimwe ko mu muryango Giovannis harimo abahanuzi. Yesu ashimwe. Ibi bivugiye iki? Bahanuzi bashobora kuguhanurira bakakubwira umugisha, kandi koko baba weretswe n'ibyo, ariko umugisha uri direct. Yesu nashimwe cyane. Umugisha uri direct uva mu gutanga. Yesu ashimwe. Cyangwa se umugisha wihuse uva mu kugira gute? Uva mu gutanga. Yesu ashimwe. Niba ushaka umugisha, ntutegereze ko bagira gute, ntutegereze ko baguhanurira, rambura ikiganza utange. Rambura ikiganza ukorera Imana. Yesu ashimwe. Mu migani bice 11:24 aravuga ngo utanga ngo nabonye umuntu utanga anyanyagiza, ngo ariko akarushaho kugira gute? Akarushaho gusarura cyangwa se kunguka. Yesu ashimwe. Ngo ariko ngo nabonye undi ugira ubugugu, ngo arangiza akarushaho kugira gute? Akarushaho gukena. Urashaka umugisha w'Imana, turambura ikiganza cyawe utange. Utange icyacu. Nakuvuga ngo niho honyine muri Bibiliya Imana ibwira umuntu ngo gerageza. Nubona handi uzanyomoze. Yesu ashimwe. Niba ushaka umugisha ku Mana, rambura ikiganza utange mama. Rambura ikiganza utange papa. Rambura ikiganza musore, mukobwa uri muri literaniro ugire gute? Utange. Yesu ashimwe. Wasoma mu gitabo cya Yobu igice cya 21, haravuga ngo ngere navuye mu nda ya mama, ngo nambaye nta kintu gize gute? Ntacyo nambaye. Ngo kandi nzasubira mu nda y'isi ntacyo gize gute? Ntacyo njyanye. Yesu ashimwe cyane. Nuvuga ngo Yobu yari abibonye ibintu byose abibona nk'iki? Abibona nk'ubusa. Abibona nk'uwaje nta kintu afite, ariko ageze ku isi agira gute? Araronka. Aravuga ngo kuba naravuye mu nda ya mama nta kintu nzaye, ibi bintu mbonye byagira gute? Byantesha Imana yanjye, byantandukanya n'Imana. Yesu ashimwe cyane. Zaburi ya 24:1-2 haravuga ngo isi yuzuye n'ibyo Uwiteka. Yesu ashimwe. Niyo mpamvu Imana yagishinja Abayuda irababwira ngo mwanyimye ibyanjye. Nuvuga ngo nta kintu dufite cyacu. Amen. Yesu ashimwe. Nta kintu dufite byacu, ahubwo bya bintu ufite, wa mutungo ufite, ya mafaranga ufite, ya business ufite, uri igisonga cya boss. Turi ijambo rivuga ngo
igisonga gikiranukira sebuja. Bya bindi byose wagezeho uri igisonga cya bosi. Isi niyuzuye n'ibyande n'iby'Uwiteka. Ariko ikosa igisonga cyakoze ni ugukoresha nabi ibintu bya sebuja. Amen. Mbwira umuntu mwegeranye ngo Imana iguha ubwenge bwo gukoresha neza umutungo wa bosi. Cyane cyane. Ongera umubwire uhindukire. Isi nibiyuzuye n'iby'Uwiteka. Ifeza n'izahabu n'iby'Uwiteka. Amen. Sema haleluya. Amafaranga ufite kuri kote n'ay'Uwiteka. Ngo ujye wibuka Uwiteka Imana yawe iguha imbaraga zikurongesha iki? Ubutunzi. Ibyavuye mu bwenge, ibyavuye kuri diploma, ibyavuye ku mashuri, ibyavuye kuvuka mu muryango ukomeye, byavuye ku Uwiteka. Yesu ashimwe. Sema haleluya. Sema haleluya. Oh haleluya. None Imana ngibona iravuga ngo mwanyenye ibyanjye. Mwanyenye ibyanjye. Noneho ngihindukire iravuga ati noneho basi bya bindi byari ibyanjye mwanyenye nimubikore nk'abangerageza. Murebe uko ntazabagomorera iki? Umugisha. Igagutanga icyacumi. Urashaka umugisha igagutanga amaturo y'Imana. Yesu ashimwe. Kuko nabo baraye ngo twakwimye iki? Ngo mwanyimye imigabane ya 10 ngo munyima n'amaturo. Ngo murangije muvumwa wa muvumo. Ngo kudatanga hari mu muvumo. Gutanga egara umugisha. Ibintu birumvikana yemwe. Amen. Kudatanga bizana iki? Umuvumo. Gutanga bizana iki? Umugisha. Yesu ashimwe cyane. Ari amagambo ari hano ari mu Bikorino ba kabiri bice ni 9 bice Abikorino ba kabiri bice 9 umurongo wa 6 n'uwa 8 avuga ngo ubibake ngo ubiba biki asarura byinshi. Ubiba biki ndako yaravuze ngo nabonye mu bantu babiba munyamara umuntu akabiba bike ngo yarangiza akagira gute? Agasarura byinshi. Yesu ashimwe cyane. Sema haleluya. Bivuga iki? Birashoboka ko umuntu ntabwo Imana igitwaka ibintu birenze ibyo yaduhaye. Sema amen. Ntabwo Imana igitwaka ibintu birenze ibyo yaduhaye. Oya. Niba mwibuka neza ngo hari iteraniro rimwe Yesu yari arimo ngo mu isinagogi y'Abayuda, ngo igihe cyo gutura kigeze, ngo agiye kubona abantu baraza batura, hakaba baturira miliyoni, hakaba baturira 500, buri wese akitura bijyanye n'uko yari afite. Ngo noneho ngo Yesu arangije ngo yitegereza umupfakazi wari utuye amaserenge 2, ngo aravuga ngo mu bantu bose batuye ngo uriya muntu niwe utuye byinshi. Ngo hano baramureba ati se Yesu, noneho birashoboka ko nawe ushobora kuvangirwa? Mwaramwitegereza noneho ngo Yesu aravuga ati reka da, mureke mbabwire amakuru. Abandi bose buriya mubonye batuye ibibasagutse. Mbwira umuntu ngo ntabwo Imana izakwaka ibirenze ibyo yaguhaye, ahubwo ukiranuke mu byo Imana yagize gute? Yaguhaye. Mwabitegereje bati bariya batuye ibigize gute? Ibibasagutse. Ariko batuye icyo yaratezeho iki? Amakiriro. Yesu ashimwe. Amen. Niyo mpamvu mwanditsi w'Abikorino Pawulo yandikira Abikorino avuga ngo nyamara nabonye umuntu ubiba bike ngo kandi yarangiza mu isarura akagira gute? Agasarura byinshi. Yesu ashimwe cyane. Amen.
Ndumva shaka ngiye kugera ku musozo. Message ntanze ishobora kuba yumvikanye. Navuze ngo ingingo nkuru turi bugarukeho ni ingingo yitwa kukuramya no kugira gute no guhimbaza. Yesu ashimwe cyane. Bibiri twereka ngo igihe kimwe muri Matayo, ndumva ari mu bice bibiri, igihe kimwe ngo abanyabwenge bamenye amakuru, ngo babonye inyenyeri, ngo bamenye yuko umwami yagize gute yavutse. Yesu ashimwe cyane. Ngo baragenda, ngo bamaze kugenda, ngo bagenda bikoreye, ngo bagenda icome n'ishangi n'ibihumura neza n'ifeza n'izahabu, ngo kuko bari bamenye ko umuntu wavutse ari iki, ari umwami. Ngo bagenda bagiye kumutura iki, amaturo. Yesu ashimwe cyane. Reka amasomo. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, ibice byaho ni 2, umurongo wa 1 n'uwa 2, ndasimbuka nsome n'uwa 11. Yesu amaze kuvukira i Betaniya mu gihugu cy'Yudaya ku ngoma y'umwami Herode, haza abanyabwenge baturutse iburasirazuba bagiye Yerusalemu, barabaza bati umwami w'abayuda wavutse arihe, ko twabonye inyenyeri ye turi iburasirazuba, none tukaba tuje kumuramya. Murongo wa 11. Bageze mu nzu basangamo umwana hamwe na nyina Mariya, barapfukama baramuramya, maze bahambura imitwaro yabo bamutura amaturo y'izahabu n'icome n'ishangi. Yesu ashimwe. Aba ngo barabanyabwenge, ngo bagenda bajyanye iki, amaturo, ariko agambiriye kugira gute, kukuramya umwami no kugira gute no kumuhimbaza. Yesu ashimwe cyane. Sema haleluya. Bivuga iki rero? Igihe utanga icyacumi, igihe utanga amashimwe, igihe wigura imihigo, wari uburyo bwo kuramya Imana no kwihimbaza. Ubwira Imana ngo Mana, ndagushimira ko ibi ngibi nagezeho ari imbaraga zawe. Waba ubyumvishe ngo uhaguruke dusenge? Yesu ashimwe cyane. Sema haleluya. Amen. Tugiye gusenga, birashoboka ko wenda utajya kubasha gusobanukirwa uburyo bwo gutanga icyacumi n'ishimwe, umenye ko ari uburyo bwo kuramya Imana no kwihimbaza, uzirikana imirimo Imana yagukoreye. Tugiye gusenga Imana ngo uhereye none Imana igushoboze muri urwo rugendo, kugira ngo nawe ugire umutima wo kuramya Imana no kwihimbaza binyuze mu cyacumi n'amaturo. Mana yacu turagushimira, ijambo ryawe ni ryiza kandi ijambo ryawe ni ubuzima. Ijambo ryawe ni inkuta ya mugi abiri icumita kandi igahinguranya. Bibiliya yarambwiye ngo ko imvura na shelegi iyo bimanutse bitose ubutaka, ngo kandi ngo umuhinzi akabasha guhinga akabona umwero w'imitsima, ngo niko ijambo ryawe rizasohoza icyo waritumye. Aba ni abagaragu bawe n'abashakazi bawe bahagurukiye imbere yawe, kandi ijambo ryawe rigeze mu matwi yabo. Uyu mwanya ndabasengeye mu izina rya Yesu Kristo. Ndabizi neza yuko ko hari igihe Satani ajya yongorera umuntu, akamwongorera abonye uburyo bwo kuba yakujyagira icyo akora, ariko uyu munsi turasaba imbaraga zo kunesha, uyu munsi turasaba imbaraga zo gutsinda mu izina rya Yesu Kristo. Kandi uhereye none ndakwinginze ngo henda wewe wese, kugira ngo bazajya bakora uwo murimo, nawe uzajya ubagomorera imigomero y'umugisha iturutse mu gihugu cyawe cyo mu ijuru. Urakoze kuko uri Imana yumva gusenga, ni mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana abe muri mwe.